ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Akumuhanda uhanda, wanditswe na Kubwimana Serafine nunusorwa n'itorero Indamutsa. Iby'ubu byabaye ibindi bagenzi, turabireba ntitubiheze kubyumva bikaturenga. Kera ko impano yari impano y'umubyeyi, ikaba ikimenyetso cy'ubumwe mu miryango, uwakoye agahabwa indongoranya imiryango ikabana, yaje kuba ikiguzi gute? Ese aho mwabereye mwabonye aho abantu bicara mu biciro bacirikanyiriza kugura umuntu boshye itungo? Nzaba mbarirwa. Dukurikira umukino. Mbabana ntinze kuza kukwitaba rugori rwe. Nta kibazo. Umwana asanze nanura amasaka yanjye kandi sinari kuyasiga ku mbuga mbona ikirere kitameze neza. Ese ko n'inkoko ziri hariya zari kwiraramo. Ubu se nubona n'izi zanjye. Ndabona nazo zitoroshye kuko. Niko Iyi. None uzagenze bite? Yewe. Ngwino tujye mu nzu mukecuru. Iye kureka nze tugende. Mukecuru. Rukera arananije mu mashyi no mu mudiho. Ati se none Kandi rwose niba ntarihanganye narasibye. Nakomeje kwihanganira ubusinzi bwe kubera wowe. Urabizi neza ko imyaka yose maranye n'umuhungu wawe ari ukwihangana gusa. ndabizi. Umugabo mujyana mu murimo uyu munsi ejo akaba yasinze nagufashe. Umugabo muhora muhanganye ngo atagurisha ibyo mutunze. Yewe, umugabo nabyaraga ngahembwa na mabukwe we ntacyo bimubwiye. Umugabo utarigeze yita ku burere n'imyigire y'abana, ibyo ari ukuba mu nzoga gusa. Yewe, yagurishije iki se kandi noneho rugori rwe? Rukera yagurishije inka cyangwa ni isambu? Ubu se ninkubwira ngo umukobwa wacu urabyemera mukecuru? Utiki? Rukera yagurishije nde muri batatu se noneho? Ni ukuvuga buhoro umukecuru. Nubwo baherekeranyije ngo bagiye kureba inshuti yayo kwa Kabani irwaye, bashobora kuza badutunguye bakatwumva. Kandi sinshaka ko umwana wanjye yumva ayo mafuti ya se. Ariko noneho Rukera yaba yarataye umutwe pe? Yarayatashye igicuku. Aza afite igipfurumba cy'amafaranga. Kandi rwose nabonaga atasinze nk'uko bisanzwe. Agikuye hese ubwo? Yamereje atakira mbikira. Umutima urandya. Ntuwe yanka noneho Rukera yaba yayigurishanyije n'iyayo nabigenza nte? Ndamubaza mwese n'ayandi. Aransubikuriza. Mukecuru naryamye bwarinze butandukana nkanuye. Mu gitondo ntegereza ko haruza gushorera inka ngo tubonane ndaheba. Awabyukiye ati nagurishije umukobwa? Cyane. Ego baba rero. Kandi kinyereka ko Rukera yakoze ibintu azi neza ko ari amakosa. Uwo munsi abyukana umutima mwiza. Niwe wabyutse imbere yanjye yegura isuka ajya mu murima kandi uzi ko abawuherukamo mu mwaka ushize. Nuko hagarukiye kuri aya manywa niko kumpamagara mu cyumba. Ati rero aya mafaranga navanse ku mwana w'umukobwa wacu Yemima. Wiki? Yamukoresheje ryari se yakubwa nande? Nanjye namumajije nese uwo mukobwa w'inkwano atarageze mu rugo ngo tumumenye, akaba ataraje gufata irembo, ntaze kudusaba umugeni, akagukwera wenyine ni mukwe Nyabaki. Ariko umuco waciye injishi koko. Nukuri noneho ngeze aho guhora pe. Yararenze. Ubwo rero nkimubaza ni yatangiye gutongana ngo wa mugore uhora ushaka kuntegeka muri uru rugo, ngo ibirimo byose babigize ibyawe, ngo Rukera singira itungo, Rukera singira umurima, singira iki. Ariko noneho ntuzantegeka ku bana banjye. Mvira amagambo yanjye. Abana be se yababuzaye ku giti ntimwe babyaranye?
abo banaza amakaye yabo yegora azi inkweto zabo azi imyenda yabo si twe twembi twabarwanyeho kugeza n'ubu niko ubutunzi mufite wowe na Rukera iyo tudafatanya ngo tumubuze kugurisha muba murihe yewe ntitwafatanyije gukora ngo urugo rwanyu ntirugire icyo rubura none nyumvira koko umwana ukuze sabura se wa mubyeyi we twatonganye mubwira ko uwo mwana yakosheje tutabizi kuko arangije kwiga atazi uko yizi maze si ukwisaza ngo amasambu wahinze nayo ya data nshoza mihigo ngo nta n'igikwasi wavanye iwanyu nturombi uko ndamwihorera pe nirinze no kumucyurira ko yatangira aba yarayagurishije agasigara ku gasi iyo bimubwira si iyo mbwebwe nta n'isoni koko niko se uwo mukuru wamukwereye yamukubwiye sinashatse kumumenya mukecuru icyo nzi nuko nateruye icyo gipfumba nkakimukorera ku mutwe nisubiza ayo mafaranga nyirayo sinashatse no kumenya umubare wayo sinkubeshye ariko rugori rwera nawe uri umupfu ubwo wayamushubije rero nayamuhaye mukecuru sinshaka kumenya uwo mutindi kuko n'ubundi n'uwo bahurira mu nzoga kuko ntazankandagirira mu rugo ngo aje kuhakura umwana wanjye ntibishoboka abana banjye n'igihe babishe urugore rwe Rukera uriya na Rutambi nabasigaranye ari babiri bonyine se na bakuru babo bamaze kwicwa maze mbafata nk'imwe nabo baragenda bigira amadebe ugiye kwiga uyu munsi aje ati ndananiwe niyicarire mwana wanjye usitaye ncira nikubite none ndebere banze kwiga babaye abasore bayoboka inzoga ibipimo by'ikawa dufite n'ibyo waduhaye nabyo ntabihagarara aba yaragurishije none koko umuntu w'umubyeyi ajya mu nzoga nkwera umwana we ibyo biracyabaho muri iki gihe koko ko umukobwa yumvikana n'umusore bakabimenyesha ababyeyi niko bigenda ahubwo rero Rukera ndatareba neza azafungwa ubu se arumva yemi muri yazamwemerera koko sinshaka ko anabyumva mukecuru kuko nubwo yemi bataratwereka umusore bashimanye mwumva kenshi kuri telefone avugana n'uwo bakunda nawe na murumuna we bafite ukuntu baganira kuri iyo ngingo ndi hariya nkabumva zabura yewe rimwe nanagize amatsiko ndamubaza arambwira ngo none se mama wambyaye urumva nagira imyaka ntawe urambenguka kuko uroga erega arangije kaminuza maye tubyibuka kandi umukobwa wacu ubiti ko akiri mu yisumbuye ahangaha hataburaga udusore tumureshye nubwo twabaga dukanuye amaso tugatwirukaho ariko rero natwe hari aho twakabyaga mukecuru mukaza iturize rwose ayo mafuti sinatuma Rukera yakora ndabikubwiye kugira ngo nubona njye n'abakobwa banjye dusohosa mu rugo tugahunga Rukera uzamenye icyabaye gafirita we abaturage batanga icyo bashaka kumbwira nyine nubwo baturuguye ariko nashaka kukubwira ko ejo nyine nahuye n'umukobwa umwe nakoye mwiza cyane ese ko wagira ngo mumukarabye amata mukamusiga amavuta y'inka reka ni mwiza aratemba itoto umutemba amata yo gataha iwanjye urugo rwanjye rugasusuruka ariko rero nabonye umenye ntacyo wamutangarije ahari nikora iki ko namubwiye ninjira mu modoka tugende mukobwa mwiza akandebera ku rutugu akikomereza aho hari icyo azi inka ya data nshoza mihigo ndikusiga firi ubu twicaranye ahangaha uri umukwe ntabizi wakoye uwuhe muri batatu umukuru muri bo rutaha uriya mwana ndamukunda cyane kuva ari muto naramwitegerezaga umutima ukambwira ko azaba umugore wanjye rwose nikora iki utamubwiye ko ndi uwakaba uwanjye ariko rero gafirita nawe ushaka kwihutisha ibintu dore umukobwa afite ibirori byo kurangiza kaminuza ejo bundi tugeze uzabivugiraho ariko njye rero mwangurishije rwose guteze ibyo we na gafirita muvuga ni ibiki koko ariko rutambi rwose dore gafirita ni ukumufata neza ko ni umukwe wanjye ruta wiki umukwe wawe cyane rwose nakunze imfura ya Rukera rutaha uko bimeze rwose umukobwa mwiza wakuranye uburanga bwihariye sha udasa n'ubwaba abantu bashakishiriza mu kwisiga no kwitukuza iminwa imisatsi n'inzara cyangwa ugasanga inzara warazisongoye zimeze nk'izaka
kagoma nanjye rwose namukorereye neza uhumure ntabwo uzangaye ariko rero njye nka se wabo w'umwana mbaciye inzoga rwose none ze ko mutabimenyesheje sinzoga ushaka rutaha oya ndazibaciye rwose iyi bare twicayemo ni iyanjye gafirita yawe rwose urumva borure mariya muhamagara umubwire icyo mushaka cyose bazanira mwe murye urumva yumva ze rero mufite umukwe ashaka umukire shaha oya amafaranga arahari rwose babaye yewe n'aka kari gashizemo da yewe sha nanjye baranyongera wabyumvise sha nabyumvise bose aravuze ngo tuzanire inzoga tunywa agati gaturike sha gira vuba kandi zana wowe zana iza yose sha zana n'igisiga ukireho n'igisiga ariko rero rukera ndakumva umukobwa nakoye ndashaka ko asura rwose akazi wanjye nkamutembereza inzu ye mbese tukaganira nyine tukamenyana akamenyana ariko rero gafirita rwose iwanyu baribeshye bagomba kukwita akabarira kakabarira kubera iki se rukera we shyira hano izo nzoga sha shyiraho inkoko ebyiri ibitoki bine n'ibirayi bine byo ibyo birahagije ibyo birahagije ihute genda ushyire vuba harya wari urimo kumbwira ngo kabarira kubera iki urumva maze kubariranya rwose buriya ubimbwira mbere cyangwa se nawe ukabimubwira mbere twari kubona ubwitwazo bw'amashuri none wabonye yarangije imyiteguro ya graduation irimbanyije maze ubuzanye ifaranga wanyumvira wa mugani gafirita bariranyije umukobwa arangije amashuri imyiteguro ya graduation rukera we uraseka iki ibi igisekeje ni uko ibyo avuze ari byo bikomeye subiramo ruke ngo ni graduation barutambi rwose kandi usetse nakumena umenya ko nkuru muke ko ntarangije n'amashuri abanza ariko we warakomeje urya umaze gukora icyiciro rusange niko uraseka iki ariko hari uko mama atagize se yo hanze kwiga arakuhariye niba byanze ku mugaragaro ugatahira aho wari ugeze maze hari ikibazo se aba nanjye ayo ntize abakobwa banjye barayanyigiye wese wowe uraho utyo gusa uracyari ingaramakirambi iyi mima arangije kaminuza ejo bundi azambara ikanzu mpesha ishema ndetse n'ingofero yayo heziya agiye kurangiza amashuri yisumbuye kereni nawe ari mu mwaka wa 3 wayisumbuye wongeraho ko ari n'abakobwa beza cyane rwose mbese eze ko utagiye kuvuga ko bose ari beza utekereza ko nabaguha bose gafiri ufite amafaranga ariko ntukege ko wabona inkwano wako abakobwa banjye 3 ahubwo niba unashaka yari asigaye umbwire nyaguhe kuri uwo munsi wa graduation nzatahana umugore wanjye mva mbese icyo mpfa no kugotomera rega ngende ikanyota ariko se gafiri niko mutahana umugore wawe ibyo se urumva bishoboka ugomba kubanza ukamenyana nawe wasa witwaje ko wakwereye wese umukobwa uri hariya akakwemera ntugire ikibazo urumva gafirita ntugire ikibazo rwose abana banjye baranyumvira igihe wababyaye ibyo mwantegeka byose cyane rwose njye nawe tumujyana da mva mbese ntazongera gusezerana n'umugore se ni wa mbere gutandukana nawe byambijije icyuya ntabwo nasezerana ariko rero mukuru wanjye rukera nubwo nkubaha reka nkubwire uyu mugabo uvuga ko atazongera gusezerana n'umugore ndumva tutamuha umwana wawe njyewe rutambi ndabivuze rwose niko gafiri urareba ugasanga umukobwa wacu ari uwo kujyana mu gicuku hari uwakubwiye ko ari injorojoro nzamujyana mu gicuku se gute kandi njye narakoye gafiriza twumvikane uretse kuvuga ngo warakoye kandi waratizwe oya gafiri uretse ntabwo uretse kuvuga ngo warakoye kandi waratanze igice urumva ugomba kuzuza 1 miliyoni n'igice twumvikanye ukabona kwemererwa gutwara umukobwa wanjye ikindi kandi gafirita umenye ko ari wowe uzamutwara mu munsi mukuru wo kurangiza amashuri ukazana imodoka nziza cyane muri za zindi zose ufite ukanamuha imana izanyura umutima we kuri uwo munsi njye ariko nta kibazo mbifiteho urugero impano uvuga se nzayimuha rwose batangane ahubwo ni ryari ngo umenye
mbatumiza hakiri kare. za nkoko zo ko zitazara ariko rero rukera mwana wa mama umunota umwe. reka mbanze nkubwire kabe ninywera inzoga mbonye icyo tutumvikanyeho pe oya reka nkubwire rwose ibintu byo gushyingira umwana umugabo nk'uyu uvuga ngo ntibazasezerana ngiwe rutambi rwa nshozamihigo simbishyigikiye na gato. urere uramubyariye se uramurera ibyo ni ibiki? niko Kezi ko wasomye ku kivuge ntumbwire wumvise kimeze gite? numvise kiryoshye mama wagira ngo washyizemo isukari. aha ko ndagishigishe turi kumwe wabonye hari isukari nshyiramo wa mwana we mbwira yewe niba wumva gihiye naho ibyo kuryoha by'amasaka yanjye mba nyizeye. uretse kugikuraho hashire nk'iminota 5 mama ndumva hakirimo akantu k'ikibisibisi nubwo kiryoshye cyane. nta kigenda cyawe rwose ubu sawa wahereye nk'iminota 5 ntirashira ugiye kumbwira ko cyahumye gutya kitarashya koko? reka ngutegurire amazi yo kugifungura nako uretse gato mbanze nkuru icyo ninywera. ndaba nkumva urara ujya hanze ngo kivuge cyakuriye mu nda muko ubushera ahubwo ikigage cyo ntacyo nzamushize n'umuntu wacu yabatijwe cyanteye umutwe. erega mwana wanjye umenya nawe ibisindisha bizakunanira nkanjye nta kindi cyatumye ntanywa inzoga nuko iyo nibeshyaga nkazina narwaraga umutwe nkumva urenda kumeneka. uretse ko ari Imana yabikoze yari izi ko nzashaka rukera uzinywa kuva ku wa mbere w'icyumweru kugera ku wundi. uzi ko mbimukiye mama guteze ku ishuri habaga hari iminsi mikuru ababikira bagashigisha ibidage urwagwa rwiza rwabo uraruzi rwabaga ruhari ku bwinshi cyane abandi bana bakanywa nkatinya kuko iyo nibeshyaga namaraga iminsi 3 ntarajya kwiga ndwaye umutwe. ubwo se urumva ntarakugiriye neza ahubwo mwana wanjye nubwo ntakwifuriza gushaka umugabo nka rukera uzinywa kuriya ariko byuza ko umwana papa akazinywa kuriya agatanga ibyo atunze byose twari kuzisanga ku musozi. buriya yatanze imirima yatanze inka baza hano nkenda kubacamo kabiri ngahora mpanganye nawe wasangira maze ngiye kugira amahirwe ngira amaboko yimfashamo nibyo turamufatanya tubimucaho. iki kivundira papa rero ni uko yasinzagwa neza mbese bimusabye ikintu akakubwira ko nta mafaranga afite tegereza sinde ubundi ahita yagutira uvuga menshi. yewe mama uzi ibyo wakoreye uyu musozi nawe ugize ntese mwana wa yewe uzana icyo gikapu ndebe ikanzu uzambara mpita nyidunda mumfotore. aho da arewe ngo fatare rero ureshya abantu ngo wagraduatinze utazi nayo imiryango ya kaminuza iwe. musebeje kuko yarahageze aje kugusura. kanyirateho nk'atari umwaka utaha nkaba nyigamo mama. mbwira Emi mu musozi nawe ugize yego ko ikivuge cyahumuye yewe baba natangiye kucyumva nkiri hirya iriya kwa Kamayirese. ahubwo se Mukakamayirese ko yari yanyemereye kuntiza akadomoro kakaba kataragera turataramukiye mu bakobwa. ndaje niyambure njye kukazana mama. ubireke ndagiye mama we niwe nyiri ibirori none urashaka kujya kwikorera akadomoro. twayigize ariko mukuru wanjye nanga ko wicupiza intese nk'ubi y'uburundi wari ko wagiye muri salo imisatsi bayigukoreye bagutunganyije mbabarira ni ukuri Kezi mbabarira ibyo ni isezerano nihaye ibintu byo gushegera gusa neza kwambara imyenda ihenze n'inkweto zihenze nzabyigurira mu mafaranga yanjye ari ubwo nabonye akazi ni ukuri kose gusokoza natirere yanjye bizatuma kuko ntambara. mumbarize mwana wa ubundi se simbona usa neza cyane ngora Kezi yaragushaka he? mumbarize cyane nubwo usa neza ariko ntusa n'abasirimu yemwe wumve ahubwo papa naza ndamusaba amafaranga yo kwisukisha nabonye bamwe mu bana twarangirije rimwe baragejeje ntwere ariko nawe none Kezi nushaka kubaho uko abandi babayeho bizakugora mwana wama sinkubeshye. buriya kuri kaminuza hariya iyo ugezeyo urirwa hejuru abafite inshundura ziraba bagusamira hejuru bakaguha ibyo ushaka koko barabiguha pe ariko nawe urabyumva uba nabo ibyo bashaka
jya wumvira mukuru wawe Kezi. umuntu yabaho nk'uyu mukobwa wawe akabishobora mama anyumvira ibintu byose byiza ngo ntiyasaba papa amafaranga kandi aba yafite ikawa zose dufite ntiziha amafaranga urutoki niwe urusarura akirirwa yanywera rero wese tutayamusa mbese mama we ariko umuntu yabaho nk'uyu mukobwa wawe akabishobora mama nyumvira ibintu byose byiza ngo ntiyasaba papa amafaranga kandi aba yafite ikawa zose dufite niwe ziha amafaranga urutoki niwe urusarura akirirwa yanywera rero tutayamusa mbese mama we Kuzana ku kadomoro rero. yego waretse kajya kukakuzana ndebera ukuntu bagurira na mama iyi kawa ntibayatsinze y'uko iyo si ikawa banywereye niba atari urutoki njyewe ndahita mbahunga ariko ntabwo nagumana nabo nuko bameze ndaguherekeza kuzana akadomo sibyo Kezi Yewe naruhaze koko. ndiba mukobwa wawe ndataye nakubonye rwose papa waberewe kuzaniye inkuru nziza urumva ejo muri ku munsi wa caracterization yawe ufite umugofero n'imodoka nziza cyane kuki cyane yembiba karame ndakumva rutanga mukuru wacu ubu nanjye utabi rwashoza abiri uyu mugoroba namuye akamaro ko kuba so wanyuma byabagendekeye karawe zipfurikiye gusa byeri gusa hari byeri ariko bazibagera oya byonyine se umva yebiba ikidari cyiza kigeraho mbese ubu yera utabirareze muranezerewe umukire mu buzira bose ari uwawe ngo iki ibyo rutambu yavuga ni ibiki koko musore nawe nkumi wifuza gushinga urugo ese waba wibaza icyo wakora kugira ngo utazabura amafaranga y'ishuri ry'umwana wawe Prime Life Insurance yakuzaniye igisubizo cy'ubwishingizi bw'amashuri aho igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigamira amashuri y'umwana wawe wabikora ukanze akanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 umurage w'amashuri ubwizigame buhera ku mafaranga 200 gusa kandi bigakorwa inshuro ushaka uko wizigamye Minerval ugezeho izamuka uyireba ku buryo ihangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 1320. ukurabe mu kindagi ngo mukene se kandi ahubwo si bayisaga imadi niko uzi ko ari kuza kagutereka kugira niyashaka ubuye ko kugirira ariko jabo dore wagifungura televiziyo za volume maze urangije si ugusinzira ye niko nari byatari kandi ndanashonje niko urashonje nashonje byatari ibise si ibiryo mbona byiciwe n'agahinda hano ku meza none ngo urashonje ariko rero umusore wazanye nawe nta kigenda kuki atantango yigeze abona njye nawe hari utegereza undi koko kuko bihiye hararya akajya muri gahunda ze nta mwana rwose we murenganya utabimubwiye ntabyo yakora ubu si usinzira umubwiye uti dore ngiye gusinzira mu ntebe nuhisha uhita unkangura ariko yabikoze rwose
uyu mubwira amenye ubwenge amenye ibyaha byose uko bimenya amenye gahunda zaha zose ahubwo se kutaza kubiza mwana cyangwa shaho ubuye hari uko wari wigenza wapisha ni ku murumve nta handi nanyuzeho kagira imana we nubwo tutaramenya katazakize guteka kubimenya byarabizi rwose ngenzi kubahitamo abo izina yawe yari gutuma uhitamo umuntu utazi akazi ubwo yaje ahubwo se waretse kurira mu isoko ugashyira ku isahani ukaza hano tukarira hano ku meza aho wamenye njyewe jabo kabiri kanga ubona hano hatari abashyitsi nisanzuye nk'uku nguku mana narura ku isahani akashyira ku isahani mani nze turye nk'abasirimu ndaje ahubwo ndaje gusanga ndabona hatetse ibyanjye gusa sinzi aho ibyawe biravuga uraje ahubwo ni wowe ufite inda ahubwo wanshinjaga si iby'uwo muruho bavugaga shaho nizere ko wagwihoranye kugira ngo ubone uko umunsi w'ejo uzirirwa wambereye umushoferi ndi bosi shaho wabimenye rwose pe nakoza ko uyu munsi na k'ejo kugira ngo utazanyihitanira reka reka ujire ku isahane da urujisho rwawe mbona undeba wagira ngo zana rwose niciye isari yarimereye nabi ndakomeza niyo muri aka gashorari ntariwe zana niriye zana naho ubundi ndagiye ubwo imodoka ibonetse rero ndumva nduhutse pe nzi ko utarya wagira ngo ni igishonje si ibyo umbwiza wakama ntabundi wamenye rwose nakomeje kugira ubwoba kubera bose babonze wikakaza ndavuga ndageje nataboneka nzabigera ntemanaye ko ngiye gusubira imbere y'umukobwa nkunda wabimenye rwose pe nakoza ko uyu munsi na k'ejo kugira ngo utazanyihitanira ikajya ntikigiye kujya mu mitsi umva nari mpangayitse n'impamo ariko byose ni amakosa yawe jabo nawe utekereza igihe naguhereye nkubwira ngo wige imodoka ukananira imodoka sirihutirwa nzaba nyiga ariko mwana ubu nayiga nateganya kuyigura icyo gihe kikazagera ntarayibagirwa koko nyamara uko ni ukutita ku bintu jabo nk'ubu ugeze gutyo ukabonye akazi bakagusaba kwitwara ubwo ngubwo wabigenza ute niko kandi ko wabonye ko hari ibyo nahise mpura nabyo muri kariya kazi nkikatangira none nawe ngo iki noneho nzayiga nzayiga pe nzayiga tekereza ko byansabye kubeshya umukoresha wanjye kugira ngo mbone impamvu izatuma ntaboneka ejo kuko rwose nta hantu ari guhera amubwira ngo urabona ngo inshuti yanjye tubana ngo ifite umukobwa ikunda ngo kandi ngo ejo afite graduation ngo none ngo ngiye kumutwara ariko rero nawe rekera kunjomba uwo mwanda ndavugisha ukuri rwose icyaha nacyemeye kandi uhereye ejo ntabwo ejo bundi kuko ejo nzirirwa mpuzi urumva nzatangira gusoma amategeko y'umuhanda nzabibara mbibonye niko uruzi n'ikindi jabo hari abantu bisuzugura batizi nawe urimo rwose pe uzi ko ushobora kujya kubona ukabona leta iguhaye umwanya w'ubuyobozi bakaguha n'imodoka none nawe ariko ndageje ntugashinyagure ngewe ijabo ngewe kuko ngewe urareba ugasanga ntukisuzugure ariko none si umuyobozi wawe wagiye mu kiruhuko ninde usigara mu nshingano ze none se kandi ukajya kumva ukumva wakugize gitifu kandi ntibibuzagure dore ndaguhanuriye reka nkubwire icupa nzarigura ariko ibyo uhanuye bingirirweho niko tugaruke mu rukundo rero ntibumva se urukundo rata hanyuma umukobwa ati niteguye kwerekana iwacu kuri graduation yanjye aba arabibwiye pe niyo mpamvu nakotsaga igitutu nyine ngo ushaka akanya uzantware ntazaseba ndagiye kandi urumva ko yambwiye ko hari udufaranga afite akaba azatega taxi voiture mu kuhagera nashakaga nyine ko ari natwe tuzaba twarabatashye azaba ari kumwe n'abantu bangahe se jabo uzi ko imodoka yanjye itwara abantu bake ngira ngo ibyo byo urabizi ntugire impungenge yewe ni batatu gusa niwe na papa we na mama we bari umuntu we bazasigara mu rugo nyine bitegura abashyitsi b'imena ntubyumva se niba ari uko nguko rwose ibyo ni sawa abo kubatwara byo tuzabatwara umusore wanjye ugiye kwerekanwa kwa sebukwe se ubu kositime wayiteye pasira nkumva ko gukenyera byakunanije iki mama ariko wa mwana we wagize vuba kuko uko wumva umushoferi uje kudutwara amaze kurambirwa
yemi nudatuza uratumutwe muretse ukagenda ukicara mu modoka kugira ngo uriya muntu atarambirwa urabona uranyishe kezi hambira buhoro rwose urumva ndi buhumeke gute ndamukenyere banda birangije uraberewe pe ngaho nimuhagarare n'uwo mukobwa wawe mbi bagafotora muri ibyo kezi va muri ibyo rwose uraza kudufotora widukerereza kurushaho uraba udufotora rero ni ibikeri niko urugori rwe ndakuye mu bako turakuye kariya kabiri k'akamodoka gahagaze hariya ku irembo ikora hakora iki hano ku irembo ukabonye hano ku irembo ngo agaki papa akabirindi kariya se kavuye ariko ubu uragasebya kubera iki papa nako mukuru wanjye yakodesheje kugira ngo mugere aho mugiye neza kabwire kagende ive witiri mu nzira ngo iki mu minota mike rwose irabisetse kayanga gafirita arabageze ahangaha kugira ngo adutware ngo nde ngaho nyumvira nawe umukiri uzwi n'ahangaha wundi mutazi se ninde umukiri uzwi naho inshuti yanjye gafirita ni umunsi umukwe wanjye umukwe cyane rwose umukwe wanjye da papa mubwire yirererere yatese njyewe nashatse amafaranga nkodesha ivatiri budutware kandi ntekereza ko icyangombwa ari uko tugerayo neza oya by'ibyo byihorere oya bira ku kavatiri nako kabiriti kagende wagakodeshe ntagende naho hanyuma turagenda mu modoka ziriya gafirita muri vewiti ahubwo se kuva ryari we na gafirita muri inshuti ruke gafirita inshuti yanjye se ni umukwe wanjye ahubwo ku nshuti na gafirita se ubundi ni ikibazo niko rugori rwe ndakumva kubizi ariyo mukiri n'ahangaha niba namubwiye ko mfite ibirori akanyemerera kuza kuntwara n'umuryango wanjye iyo mubigize intambara kubera iki papa ndagusabye ushaka kumbihiriza ibirori mbabarira pe mbabarire wowe na mama ndabaza ubu ngubu mwahera ubu none amutongana bukarinda bwira njyewe rukera wowe wese ibyo uzanye n'ibi njyewe rukera naririye ndimara ngo wige mwana wanjye kandi wige n'ibyo ushaka none uraranze utangiye kunshinga n'ijosi sisita wa mugani ubwo tubonye imodoka y'ubuntu genda wegere uriya mushoferi umusabe yigire ibyo ni ibiki muri musabe imbabazi ko twamutindije agende ibyo papa afite mu mutwe byose ngo abakwe ngo abaki nabyibanye oya mwebwe nimugire vuba ahubwo tugende mutaza no gutinza abandi mutaza no gutinza undi ahubwo se uwo mushuti wawe ari he ngo tugende kubona twamaze no kwitegura muze tugende wenda muhamagara ahita ahagera twari tumaze kuvugana mu kanya ntabwo yakahagurutse mu gipangu mu gipangu yewe nyine ubuze koko iyo uvuga ko yari ahagurutse we ntiyongere ibyo byo mu gipangu ntabwo twari kubyumva ariko ko aragifite ariko yewe ndashaka ko muhagarara nkabanza nkabafotora ariko nawe nawe iby'amafoto nkunda gufotora urakaye gutya ariko ko muri gutinya uri mu biki ariko ibyo by'amafoto urabona ari ngombwa reka n'imodoka iraje papa ndakumva mwana we ujyanye na mama ndaje gato mbanze mbwire kezi yuko ari bwitegura abashyitsi yewe nimugire vuba imodoka iraje gafirita araje bagenda yego ndaje mbafotore ku muharuro papa na mama muhagarare ndaje nawe n'amafoto ye yemi ni iki shakezi karama njye sinashakaga ko kiriya kigabo kidutwara sinzi impamvu papa kikivuga umutima wandiye ese wagira gute mana we mana imbabarire papa ntambihirize ibirori ndasigara ngo usengera imodoka tugenda ndagiye ngo iki ntatse imodoka tugende se ubu abo twaje gutwara bicayemo ndagiye wanyumviye ko nashaka kuguma aha mbese nkumvira wakwakije imodoka tugataha ngo iki ngo tugataha niko se shaje abo niko bikugendekeye bite ubundi ururabo wazaniye umukobwa ko rugarukanye niko wamubuze se cyangwa byagenze bite ariko rero ntukigire umwana jabo ubwo wasanga udahise umubona cyangwa wahamagara telefone agatinda kukwitaba ugahita wirakaza ata imodoka tugende ntabwo unyumva niko gusa undi mwana acira isi no gusuka imuvugane jabo mana yanjye kugendana n'umuntu nkawe utumva ni ibibazo gusa ubundi wakwakije imodoka tukagenda igihe nakubwiriye yami kingura shandagiye ngwino uca hano ndabona bosi yabishye rwose unambwira ikimuhaye kuko yanze kukimbwira ngewe da kinga neza urugi wicare ubundi tugende
si imodoka tugende ndagiye. ariko noneho ndumiwe none se ubu ndumvira ndekende kuko koje bambwira ngo natse imodoka dutahe se wowe tujyanye iwacu cyangwa ngo iki ubwo mutahe mutase kubera iki ariko naho zinumva ibintu mwivugisha ndabihorera umugira ngo ariko urabizi n'ikindi imodoka ngiye kwivamo ntege moto ubundi uramfata iki byose bijya kora rage ariko kuva muri ayo ngayo reka ndakubwiye ngo ngende kura nigendere niko twumvikane iyi modoka ni yanjye n'igihe uyitwaye ntawayisohokamo ntabishaka muri mwe niyo muranyumva neza ikindi mureke kungira akantu k'agatenisi mukina uko mwishakiye niba hari ikibazo mugiranye mugikemure mwembi ariko muve muri ayo ngayo mwanyumvira di okay niko Emi karameje abo ubu naratinze cyane ku buryo nsimbuza utanabimenyesheje koko ugakomeza kumbwira ko nkunda kandi ufite fiance njye ariko nta fiance ufite oya wimbeshye ese nta maso ngira ariko tuza niko jabo shisha make buhoro buhoro manuka gake gake humeka zamura umwuka umanure just cool down ndagira inshuti yanjye ndakumva ibuka igihe gishize ngutesha umutwe uzashaka umwanya utujyane muri graduation y'umukunzi wanjye ndavyibuka rwose nkakubwira ntuzambere umushoferi umunsi wose utwara umuryango we neza ubugeze mu rugo ndavyibuka umukobwa akambwira ko ari butege taxi voiture imuzane ikamugeza hano kuri stade Shandagi ntafite verite ya fiance ariko koko ubwo wemeye ko kiriya kigabo ari fiance wanjye ibyo niboneye n'amaso jabo mu mahame nakubwiye ngenderaho mu buzima bwanjye nuko ntashobora gukundana n'umuntu ndusha imyaka irenze 4 ibyo bintu sinabikubwiye kenshi kandi kiriya kigabo niba kitangana na papa kiramuruta ugumva nakundana nacyo gute ntigishobora kuba fiance wanjye rero ubyumva ubimenye nubwo nasinzira nkabirota nahita nkanguka nako niba ari n'inzozi cyaruzi kizakanguka kimenye ko kibeshye none semi ko wabonaga ko nje ngusanga niyemeye n'ururabo narukoresheje ikikanangemere kikaguhereza urwacyo cyazanye umusaza akavuga ngo rega ni fiance wawe mwegere neza bamfotore urumva nari kurenzaho iki ahubwo urica amande wamemukeshere mande y'ikisi wese ugenda kandi nashakaga ko umpereza urwoye nkavuga ko ari wowe fiance wanjye kikava hano kibizi na papa akamenya ko mfite fiance akareka gukomeza kurindagira kuriya erega mu gitondo yavuze ngo umuko ntitwasobanukirwa ibyo ari byo ni ukuri byo kuvuga ngo fiance wanjye nanjye mbyumvise nk'uko ubyumvise ntacyo mbiziho pe nyuma yo kumva rero ndumva mupfa ubusa rwose pe ntukwiye kurakazwa n'amagambo umusaza avuze kuko buriya ufite ukuri mu mutima we niyo mima jabo ndakumva urabizi ndagukunda sibyo ndabizi umutima wanjye urawuzuye wose ku buryo nta n'agace na gato mfite ko gushyira mu undi muntu wimbabaza rero sibyo hanyuma ndagije ntiyatse imodoka tujya iwacu ibirori byanjye birateguye neza kandi umwanya wawe urateguye iruhande rwanjye niho uri bwicare nanjye ndagukunda cyane mu mukobwa wantwaye umutima niyo mpamvu nashaka kumva undi uwo ari we wese avuga kuri uwe umureke bakundisha umuba ariko rero hanyuma se tugiye kuba umwe avuga wenda akavuga hariya ndamenya turimo turagera tugiye mu birori tugende sheri tugende nkwereka umuryango wanjye wose hanyuma abaturanyi n'inshuti nabo mbabwire ko nakwihebeye barumuna banjye nabo barakuzi kandi biteguye kukwakira biranshimishije cyane rwose cyakira ururabo rwawe mukunzi hanyuma se ngo ufungure ujye kumwicira uruhande hari inyuma gusa mwibuke ko mbareberamo hano muri ibi birahuri ntimugire ibirenze muhakorera rero yengurira umukozi wanjye Rekarati maradata Rekamuye bibyeyo Karishira
ubonye nakwihoreye maze ugira ngo hano niba ku buryo ushaka kuvuga ukaca mu ijambo ririmba nyamara utamukubuye ubusa bwose arasingiza imana kandi irabikwiye nubwo ibirori byacu babidobeje aha winyibutsa mama winyibutsa mbabarira nakora kanjye no kwirya ujya kuryama kubera iki n'amafuti wankoresheje mukuru wanjye se ngukoresheje ayo mafuti uko arengana papa arengana ahubwo ko ari wowe wakoze ibitaba nta soni kumvugisha ubusa ndi umuntu w'umugabo nta soni agatinyuka akazi yitwaje ingobotsi z'abasore ntazi niyo zivanye akazi imyanya y'icyubahiro mu rugo rwanjye iyo se urumva hari ukundi bakurimo si ukunyubahuka ese urashyira mu bazijyana agahera niko mukobwa mwese inshuti zanjye ahubwo uzana kiriya kigabo ngo ntigafirita hano ukita umukwe kuko ari umukwe wanjye yegora umukwe wanjye kavugisha isi ibirenge waziyoye mbivuga kamwe bahinga none zigiye kuguca mu matwi urabona ameze nkawe papa ni ukuri twarakwihanganiye bihagije mutihanganira mukuru wanjye mwebwe twakuze tukubona usinda ndamaze icyo kuri kubw'amahirwe ntiwari umusinzi turaza hanze urasinda ukaza ukiryama izo mana twagize ariko sinari nzi ko watinyuka gukora ibyo wakoze ibyo wakoze se urabivuga urabizi mwana wanjye yakoze ibirenze ibyo utekereza ibiheze nikuruke ko wazanye umuntu kudutwara kutubwira ko ari inshuti yawe wigeze ubwira abana ikibyihishe inyuma yegora ko atatubwiye igice se kibyihishe inyuma igihe wari ugamitse muri VWTS kuki ubwenge bwawe butagize icyo bukwereka yemewe agakobwa gasuzugura nk'imbwa iryana ubundi nakubonye kare wansiganagana ku modoka se yakujyanye ukajya mu kibiriti nanjye nkagira ngo inshuti zawe nk'inganya ugiye kuyobora ko zitazi iwanyu najyaho birakaye hano ariko jabo yari ahazi papa ahaza atese kandi asanzwe ahagenda mama na barumuna banjye barabizi njye ntabizi urukera utandeba nabi ntabwo uri kureba nabi urahazi ni mu bubari ikindi uzi neza ko nari nakubwiye ngo usubize iby'abandi iby'abandi asubiza ni ibiki mama ni ibiki mbivuga rutambi ubu wasanga umukobwa atarabizi ko inka zabaze kugera mu kiraro iki ibyo murimo ni mu kiraro mu kihe kiraro se ku inka dufite tuzizi kandi nta yiyongereye fashe igenda rutambi kurindura ngo ugatamba ibirenge n'amaboko ubwo se uravuga guhawe n'andi jambo ahangaha mu rugo rwajya ko hano atari iwawe ubundi mama yatashe utamureba kuki yagusize ndavuze ngo none ahangaha haguruka mu nzu yanjye utaha iwanyu ariko se rukeye rurukana muri umura wawe nagende kuko atagushyigikiye mu mafuti yawe amafuti ntunguke wa mugore ntunguke rugore rwere wa mugore tutabipfa ariko se muri mu ngende umuntu w'umugabo nta mafuti se papa waretse ibyo bintu by'amahanga ntunyirukane iwawe ngaho nyuzira papa ntabwo ntunyirukanye ntiwabikoze ntunyirukanye ku mugaragaro ndakwirukanye genda utangiye amahane yawe bareba nyine noneho njyewe rutambi ndatashye ariko kongera kungarura mu rugo iwawe igendere rutanda igendere mbabara papa n'umuzi igendere mutavugana nabi ikintu se n'ibitugu rutambishwa yeza rukera witonde utagwa rutanda rutambi ndatashye urihora induru umunsi ku wundi mu gitondo cya kare ugende n'umutima mwiza wegere gafirita umubwire ko nta mugore afite hano mu rugo kwa rukera ariko nanjye bikanyobera umuntu usingana nawe simvugana nawe nta n'icyo nzi umuriyeho nawe ariko nagize ngiye kubona mbona arangenda inyuma n'imodoka ye nkajyamo ngo utware namubwira ko nta kibazo mfite cyo kugenda n'amaguru akanga kunyumva ahubwo akavuga utugambo twinshi nibuka utwo ari two kuko sinigeze nanabiha agaciro naho papa koko si iki none se mwebwe na nyoko nanjye ninde ufite ijambo rya nyuma muri uru rugo ugira ijambo rya nyuma se ukarigira no ku buzima bwacu papa abana banjye si wababyaye se muri abana banjye rukera inama nakugiriye aba ari ukurikiza naho ubundi ntibizashoboka uriya mugabo azakurega ubutubuzi bagufungiye ugatinyuka ukanavuga ngo wakiriye amafaranga ye wayakiraga se njyewe ndi inka yawugurisha ndi ihene ndi ingurube ndi inkoko ndi isambu yawe cyangwa ndi ikawa wejeje
uri umwana wanjye narakubyaye ngomba gukoresha icyo nshaka ujya ukabyara rimwe na rimwe rwose ari wagakobwa ntuzantankinishe warateguranje kaminuza ngo ugire ngo uzakwemera gushaka umugabo ntashaka umugabo udakize utazakoma miliyoni simushaka subutu urumva ye nakiriye inkwano nta kindi wowe nta kintu ngomba kurenza mukuru wanjye nawe afite umusore akunda kandi yamwerekanye mu ruhame ubwo rero tuzareba mureba si nta soni kuzana hano kiriya kigabo cy'igihararumbo cyatandukanye n'umugore wacyo kubera ubuhehesi twese tubona mwarimu wacu se twakundaga yavuye no kubera iki si ukubera cyo cyamuteshaga umutwe wagira ngo ukavukanye ibiro 20 by'agacuruzwa wumva kezi wongera kuvumbura nawe nushaka umutindi uzabyirengere sinshobora kubyemera ariko papa wagiye ureka ibyo byo gusebanya umutindi ni jabo ni jabo papa ni iki se buriya niba ari umutindi rero niwe nakunze nzabana nawe muri ubwo butindi bwe aho kugira ngo mbane na kiriya gisaza cy'igihararumbo rwose mwana wanjye narabikubwiye kandi ndabisubiramo umugabo wawe ni gafirita ni umukire niwe ufite amafaranga ni nawe ushobora kunkwera inkwano ushaka ibyo ni ibyawe nyumvira papa reka tuvuge ko ukeneye izo mpano z'umurengera ndazikeneye nyine cyangwa wakira inkwano wenyine nsabana barakiriza umuntu tutazi tutabonye muri uru rugo tutemereye irembo tutagize bande se ko ari itegeko hano mwebwe bande ariko yari kuza gufata irembo ryande mama yari kuza gufata irembo ryande bambariserate jyawe mana yanjye we kubabarira urinde wayo uraterwa we ruta umuntu atungwa n'inzoga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru koko none se buriya masaha ntahira unyumvise mu bisorore ntiwamvurira umuheto mama ko nakujije kuza unkuraho inzugi se byo warabiretse rero ariko urazi mama ni ukuri noneho ndashaka kurongora rwose ndashaka kurongora ye rwose pe kuko mukuru wanjye yaransuzuguye birambabaza cyane ariko yanyirukanye we akankangisha ko afite abana n'umugore njye ntabongera ndababara pe kare kose se mwana wanjye uri inzugi y'imyaka 40 n'ingahe ahara ari ngombwa rwose mama nawe rwose none inkuru za mukuru wawe nizo zigukwiye kwizimya njyewe nashakaga kumugira inama ngo areke inzira mbi kuko ishobora kumuteranya n'abana be ndetse n'umugore arangije nyirukane we nkwirukane ngo bimusega kuko mama byarambabaje rwose ku buryo umuntu ashobora guhura na rukera ngo mubwire mwibura na mwaramutse ariko nanone byose byo mwana wanjye abavandimwe barashwana ariko bakiyunga bidatinze icyo mwapfa cyose ntigikuraho ko mwebwe muri bene nshozabihigo wowe nyemerera ko ninza n'umugore wanjye hano utazamutesha umutwe mama ubundi nkwereke kumva se bwira rwose mama urashaka kuzana umugore wawe hano mu nzu yanjye wakubatse iyawe mwana wawe kureko se mama urumva nazayubakana ryari koko tafari mfite nta bati yewe nta n'igiti nakibiti byo mu ishyamba ryawe birimo kandi ntiwabinyima rega no kubaka n'umushinga utegurwa mama sibyo rutara mbwira rwose ndakumva kugira ngo mama nkorohereze kandi unyereke ko ibyo uvuga ari ukuri oya ni ukuri ibyo mvuga uzabanza unyereke uwo mukazana ubone ndeba kuko niba ufite umukobwa mwumvikanye mbimenye nyine ntabwo ari umukobwa muto nk'uko ubitekereza ni umuntu ukuze nkanjye yarakuze rwose uko uzazana umukecuru wo mu myaka nk'iyawe mwe mukibyaye mwana wawe rwose simvuze ko tungana ariko nyine arakuze nyine azi icyo gukora yumva nawe reka ni mukesha wa mukobwa wo kwa bigango ese maye umwe wapfakaye kwa sebwo akamwirukana akagaruka iwabo n'uwo rwose mama ntabwo mwishye nyine urebye niwe tumaze iminsi tuganira naramwikundiye rero kandi uramuzi azi gukora mama azi gushaka ifaranga ntabwo ari umunyerekezo azi gushaka ifaranga rwose urumva rero umwana umwe afite namuzana tukabyarana abandi nka babiri nyine tukabarera ntabwo bizatunira rwose
yewe mwarabyumvikanye se ugira ngo nakubangamira mwana wanjye umushinga twarawunogeje rwose nimubana neza mukubahiriza ibyo mwumvikanye ukagabanya izo nzoga zakugize icyo ntazi mama uri mu ntumutererane ukamufasha ukamukunda ntumukurikireho ko azi gushaka ifaranga muzarwubaka ariko rero mama ntabwo asaze gutukana mu cyayenge hari icyo mvuze mbese ntunyise iki ntazi koko none se mubyeyi urayemerera uwo mukazana muzane se mbwira ariko mama aho umuzane niho ntumvikanaho nawe rutaha ariko se kandi mama kuko ushaka kubaka nsaba ubufasha ngo ufashe wiribakire nibyo byiza mwana we ikindi yemerere ko ugiye kwisubiraho nshaka kuzana umunyarwandakazi wo gutesha umutwe ariko rero mama rwose reka nkubwire nubwo ubona ngewe rutambikwa inzoga ariko nzi ubwenge ni ukuri kw'imana nzi ubwenge ngaho nyururamo n'ubu reka nkubwire ese amafaranga nkorera ku ruganda rw'icyayi singuriramo agasukari nakugurira amavuta yo guteka asigaye ari kuyatsinda mu kabari ndabeshya si uko rutambi nkora ntabwo ari uko rutambi nkora rwose buriya mugore nshaka kurongora namuhaye igishoro uranyumva neza mama ngira buriya ni ikibina mbamo cy'abakozi dukorana mba narizigamiye simeze nka rukera ntabwo meze nka rukera rwose niba mutameze kimwe se ntabwo tumeze kimwe isambu wahawe umaze kuryaho kimwe cy'akangahe rutaha nyine nagurishije kera nyine ntarabona akazi ariko nyine ahasigaye sinakoraho urumva ko nshaka no kuzana umugore rutambi mwana wanjye ndakumva rwose mama utazavuga ngo narakugoye niba koko utambeshye ukaba ushaka kuzana umugore ni impamo ya mungu ntabwo ugiye rutambi kubeshya ukaba ufite uwo mwabyumvikanyeho arahari sinakubuza n'ubundi uru ruzu ni runini ntiwumva se nduba ari runini rwose nakwemera kugucumbikira n'uwo mugore wawe umwaka uyu umwe uwo mwaka umwe gusa mama ukaba wubatse iyawe ukayijyamo urumva naho ubundi mukazana wanjye rugori rwera yambera umuhamya kuko sinigeze mubanira nabi ibyo ndabizi rwose ni nabyo nabwiraga mukecuru uriya yari afite ubwoba bwo kuba yaza kubana nawe hano oya ntabusire rwose ndabwira utange rwashoza bigo urongora mwana wanjye rwose iyo urongora uzanira umukazana we maze iriya mburuburugo ni mukuru wanjye izongera irate uraba ugiye gushaka uwo ushaka atari uko ushaka guhangana na mukuru wawe rutanga urumva ikindi kandi sinshaka amakimbirane hagati yanyu mama shafi ngize amahirwe nkubonye nagushakaga ni buhoro se kuko uciye aho iwanjye bose gute se kandi ku buryo munsi w'ibirori wanyu mama shafi yabaye mama shafi wanjye hari icyo unkeka se madamu none ko banze ibiryo byanjye ngo urashaka iby'iwawe ngo n'isosi ntifashe ese n'ibyo urabizi uhereye ubu nawe ujya ukoresha karibu sosi tomate maze urebe ngo umunezero uragaruka mu muryango karibu sosi tomate karibu sosi tomate karibu sosi tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshya ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe akarusho kandi karibu sosi tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. urakoze sheri ni ukuri nari ngurumanye pe ahubwo se ngo usukire mandi oya ahubwo icara hano iruhande rwanjye mbe niryamiye handi nkunda ibyo nabyo ariko sheri bazanira telefone yawe yakoze imyunyu gushyirira ku muriro yego we ngo ni ukuri mamagare na mama wacu mubwire ko ndi burariwe dore sinabashije kumuvugisha icyo mpereze akira ahubwo
ahubwo se umuntu kuhanye wumvira ko waraye hano yewe barakubeshya shaje abo ubu se ndayahawe abo ndaranara ngaho winjijisha rero umbwira inkuru nziza waraye wanze kumbwira kuri telefone hanyuma nkararana amatsiko nkayatega n'imodoka nkaba ngeze inankiyafite urumva iyi nkuru nziza ya mbere ni uko ngukunda cyane shiri iyo ndayizi jabo kandi nezeza umutima wanjye uko nyitekereje igatuma nanjye ngukunda kurushaho nibyo numva se indi ya kabiri rero ni uko ndageje yamanuriye ubuhanuzi bukaba bwaraye busohoye ndagejeho guhanuriye iki yamanuriye ko nzaba gitifu w'umurenge nawe imbere tasi uravugisha ukuri sheri ubwiza ukoresha akazi ndagatangira mu cyumweru gitaha imana ishimwe disi mana we ese ubwo kuki koko wabimbishije abo yesu we kuki utabimbwiye koko ubundi urarinda uhaguruka aho wari uryamye waharambiwe mana mbabarisa ubwo wakomeza ukaryama urumva nagombaga kubikubwira uyu munsi yowe kugira ngo nanakubwire ko cyagiye nakigitegereje ubu ngo ushaka kurusha mbere rwose ngo iki ibintu byo kuvuga ngo uzabanza ubone akazi rwose umara umwaka ukora ntibigishoboka ndashaka umugore wanjye mu rugo rwanjye mu gihe kitarenze amezi aya utikije abo atatu ntahe nka dada none se sheri wibagiwe ko mfitanye ibibazo bikomeye na papa yanze gusubiza amafaranga y'abandi duhora duhanganye cya kigabo gifite umutiba w'uruda nacyo iyo kimbonye kiza kindindagiraho kinsekera n'ibyinyo by'ingona ibyo bintu twabivanga dute wisebye umuntu bigezaho sheri ntuzi ko icyo umwemera kukugenda uzi neza ko nta gahunda ushobora kugirana nawe uretse ikinyabupfura cyanjye ntacyubahira ko kinduta ubundi nakakirutseho ni ukuri kuko kimbwira amagambo yuzuye ubuhezi ntarumva n'undi muntu uzi kikubwira ngo ikinyaba atari ibanga sheri ni amahumvushe ngo umukobwa nakoye ngo uzagere iwanjye ryari ngo umfumbate ngo niba ari ngo nkore iki ku mabere ateretse neza mu ni amahumvu ngo umukobwa nakoye uzagera iwanjye ryari ngo umfumbate niba ari ngo nkore iki ku mabere ateretse neza mu hatagira n'uzangaha kumuvuga ibyo bimbabaje ariko rero abantu ubu bataye umuco ndeka ubundi uriya musaza abona koko mungana abona utangana n'abana yabyaye niba yarigeze no kubyara yabujijwe n'iki kubyara se uretse ko abana be biyiziye muri uyu mujyi bazanye na nyina kandi nta n'ikindi cyatumye batandukana no kubera ubuhehesi bwacyo buriya rero nakuze gicururiza muri iriya santere y'iwacu kandi rwose ubona ko ishyushye kubi irahenda pe cyari gifite rero ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi umugore wacyo nawe yari umwarimu yarananyigishije mu mashuri abanza ariko niba hari umuntu wavugwagaho ubuyehesi mana yanjye ni gafirita pe agofiritwa n'iminsi gusa wamwumva gutyo rero utazi ko uzakura papa wakakubwira ko ari we mugabo wawe sheri biriya byitwa kwikirigita ugaseka naramuhakaniye pe rero ugomba kubwira iwanyu ko ufite gahunda vuba urabizi nta muryango mugari ngira bakimfite narabakweretse nawe urabyumva amezi 3 ni make gufata irembo bigomba kuba muri uku nguku iki sinari kubikubwira ryari wa mugabo wageze ahasangaye kumva natashye igicuku kinishye se umugabo nkagura mu rukero urumva nakinaniwe nkuko nta gihe kinini dufite cyo kwitegura ruke kandi ibyiza cyangwa ibibazo by'abana bacu nitwe twenyine bireba igihe cyose utarumva ishuri ya mukobwa kagomba kurongorwa n'agafirita wanyemera inkwano igaragara ntacyo uzavuga nawe ruguri rwera uwo mukobwa uvuga waherewe inkwano zigaragara se ahubwo ko ari we n'ubundi ngira ngo tuganire ibyo rukera we utambwira ko wamutwitse inda nabishima hejuru urugori rwe aha imwe warayimutwitse ariko se ubundi
kumwera icya gatatu cy'amafaranga Gafirita yamwerebaho ikorogojwe barayimuteye ngo ugende muterere ku bakajwiga mu rwigirize kugeza ivuyemo. ese ubwo urumva ibyari byo kwishimira biramutse bibaye ku mwana wacu Ruke? ariko uzi ko nta mutima ugira. Gafirita yagutwaye uruhu n'uruhande ndabibonye. niba waranyweye amafaranga y'abandi narakubwiye kuyasubiza ibyo birakurora Ruke, uzayacekwa nigaramiye. Nakikoze kubera iki? Ubundi nicyo ushaka ko tuganira kuri uwo mukobwa. Nyine nk'uko ubizi ubwo yarangizaga amashuri hari umusore yatweretse. Ibyo se bivuze iki? Nubwo ibyari ibirori wahise ubihindura isoko ugahagurutsa Gafirita ukavuga ko ariwe mukuzwi mu muryango. Twese tugasakabaka ibyari ibirori icyo gihe bikaba isoko. N'uyu munsi umukuru wanjye ni Gafirita niwe wakuye. Nuko rero bashaka kuza hano tukaganira. Tuganira si ikibuga. Nako reka mbivuge uko babimbwiye ni ugufata irembo. Irembo? Bandi bafata irembo barifata kwandi. Nyine uwo musore yashimanye n'umukobwa wacu, umuryango we urifuza kuza gufata irembo. Ariko ubundi reka mubaze rugori rwe, uba muzima mu mutwe wawe? Kuki ntari muzima se? Umukora hari kandi yarakuye. Nta mwana umuryango wakiriye Ruke. Niwe wambyariye umwana se? Aha, nta n'uwaje kudusaba umugeni, nta n'undi musore umukobwa wanjye yemeye uretse wo nkubwira. Ubwo rero mumpindizera mu rugo rwanjye muransuzuguye. Reka ze nkwereke. Hari ubundi basaza byari ngo ntikuri icumu rya nyindi ryaze rikire mu bwogi burebure. Maze nicare hariya ku muryango mbategereze. Ariko Rukera wakumvikanye n'umuryango wawe. Nta unegeka mu rugo rwanjye. Amafaranga y'abandi ukayasubiza ko Gafirita nta wamuha umukobwa wamuzi uretse wowe wasabitswe n'inzoga irari ry'amafaranga reka gutanga imbere. Gafirita ni umukire. Gafirita arakomeye inaha. Gafirita mu nama y'ubuyobozi aba yicaye imbere kuko afite ifaranga. Gafirita afite amaduka n'utubari muri santere ya Taba ndetse n'i Kigali. Gafirita afite inzu z'ubucuruzi zikodeshwa i Kigali ndetse no mu mujyi wacu. Urumva? Gafirita arashaka umukobwa wanjye akamuha impano y'imodoka nziza yari yanayimuteguriye kuri graduation ye maze mu binyamo. Gafirita ubona ubukire bwe bwose umaze kuvuga umukobwa wanjye ntamwitayeho. Ariko ubundi reka mubaze rugori rwe, wowe nanjye ninde mugabo muri uru rugo? Ni wowe. Reka nakanguke neza niyo guca umbwire. Ni wowe. Ni yewe nyine. Ariko uko utazi uko igiseke iryana niko utazi uko inkovu yo kubyara iryana nyuma yo kubagwa. Ni nako utazi uko umusonga w'umwana uryana. Niko utazi uko umubyeyi arara ijoro uruhinja rurira kuko utigeze uba mu rugo. Uravuze ngo nabaga mu gasozi rero? Wabaga wibereye mu kabari. Si ntayo wanjye se. None rero umwana wanjye ntashobora gushakwa n'ikigabo cyashenye urugo rwacyo nka Gafirita. Ayo mafaranga ukangisha Sarafina yayabayemo akarara yariramo kugeza ubwo yafashe icyemezo cyo kuva mu rugo kwa Gafirita n'abana be babiri akagenda. Hagiriyo bajya baragenda. Ariko abagore ye nta murozi wabuze umukarabya koko. Yabaye se ari Gafirita wararagarira kubera umugore w'igihumura wari waramunaniye. Ariko ye weki hari umupagasi cyangwa umukozi wabo w'igitsina gabo yareberaga izuba ko yarameze nka muka Potifari. Bose baramuzi yahaga umuhisi n'umugenzi. Mbese muri make ibyo Gafirita yakoraga byimukiye kuri Sarafina. Ariko se ubundi reka nkubaze, uwo mukwe wanyu hazako amafaranga ngo numve ko arusha Gafirita. Ayiwe urwo rugisha wagira ukubita buhoro Kezi. Shamba barira birakubangamiye. Harankanze pe. Usize bimeze bite se? Papa nta umurasisi. Umutima wawe nutuze rwose byose bigenze neza. Maze abashyitsi barimo gusezera. Papa ntiyahageze. Ahagera avuye ariko ninde wari kumurabura? Mana we Kezi. Mbabarira nkubere. Mubera ni ukuri Mana ushimwe ko bigenze neza ni ukuri. Ari nzi ko papa ari buhahinguka agasibanga abantu induru zikavuga ku musozi. Papa apfa kuba afite amafaranga ibi byabaye azabimenya nk'ejo bundi asindutse. Kezi ubwo wumva byagenze neza ariko mfite akantu k'umutima pe. Tekereza ni ukuri ko n'ubukwe bwanjye bushobora kuzabera hano kwa nyogokuru. Byose ari uguhunga papa. Ibyo se bivuze iki? Ahubwo shima Imana ko yaduhaye ababyeyi b'intwari kandi bakumvikana mama na nyogokuru. Uzi ko utamenya ko ari umukazana na nyirabukwe? Wagira ngo ni mama we. Imana izi ubwenge sha cyane. Yarabibonaga ko mama nta nyina agira, imushakira nyirabukwe uzamufasha kubaka cyane ko yari imuhangitse umusinzi nka papa. Uvuze ngo mama Imana yaramuhangitse Kezi. Itamuhangika se we. Tekereza ubusinzi bwa papa. Dakasha
uzi ko hari igihe twiga pirimeri numvaga nabwira abana ko mama yantahanye ntari uwa papa Rukera. yewe umubyeyi gusebya yasinze wanakora akagukurikirana ngo kubuza umunezero sha waragatsindwa. Igitangaje ni ukuri guhura na Rutambi yasinze ku manywa kwa kundi nyine yabaga yaraye nk'ijoro ku ruganda. Ku manywa akirirwa mu kabari ntacyo byabaga bimbwiye. None musangaga nishimye akangurira irindazi ngakomeza urugendo na bagenzi banjye kandi bari babizi ko dufitanye isano. Ariko papa wari umwana koko. neza ubwo ari kubwira abana mwigana ko Rutamba ari so wanyu Rukera ntabe so gute kandi bavukana. Nanjye sinabivuze nyine narabitekerezaga nkabiheza mu mutima wanjye. Kezi karame iby'irembo rirafashwe tubishyishe na papa byari ibintu byoroheje n'abantu bake dushobora kwakirira mu nzu. Ariko ubu ndibaza nti papa tuzamwandika ku rupapuro rw'ubutumire tuvuge ko gusaba no gukwa bizabera mu rugo rwo kwa nyogokuru. Igitekerezo yemye mbwira sha ubundi ubukwe bwawe wabuvanye naho tukabushyira he tukabujyana kwa mama wacu mu mujyi kubizi ko anafite jaride nini ajya akodesha abantu bakayikoreramo ubukwe. Kezi ibyo ndabizi pe ariko nakubeshye kuva kera mu nzozi zanjye harimo guhesha mama wanjye ishema inaha. nahoraga mbona twateye amahema ku muharuro iwacu ku munsi w'ubukwe bwanjye njyewe nawe na murumuna wacu n'abakobwa banyambariye twicaye mu cyumba cyacu turebera mu idirishya umusore mwiza n'isi igikomangoma cyanjye n'abagaragiwe n'abandi basore beza ahinguka mu marembo tumureba baberewe. byari inzozi zanjye pe. ibyo nyine biri mu mutwe wawe kubera ibyo uhora ubona muri filime z'ubukwe bw'abandi. nyamara benshi babukorera aho bakodesheje nk'aho uvuga nyine aba ariho uzabukorera. oya Kezi njye ndashaka ko ubukwe bwanjye bubera hano iwacu aha mvuka ngahagurukira mu rugo iwacu. nibyanga ko bubera iwacu kubera papa basi buzabere hano kwa nyogokuru nk'uko ariho bafatiye irembo. urabizi yemye icyo nshaka ni igihe umutima wawe amahoro mukuru wanjye nkunda kandi inshuti yanjye. yego mama kuko rwose sinshaka ko papa kuvangira. yamvangiye kera mwana w'ama papa yabitobeje kera yatamvangira ntiyari kudobya ibirori byanjye avuga ngo cya kigabo cya Nyirutiba ngo ni fiyanse wanjye. ngo Nyarutiba ndabyibutse. Firita ngera kubwira ngo ntacyo umbwira Rukera we wigize ntacyo umbwira kuko amakuru yose ndayafite hano mu biganza byanjye gutya. ariko rero abantu baravuga bakavuga n'ibitabaye uwo munsi uvuga genda gurobereje iwanjye nta muntu wigeze akaragira. uzavuga ko nta modoka yaje igahagarara mu marembo yo kwa mukecuru wawe mukabwira ntaya novesi hakavamo abana abaye batanu ikagenda ikaza kugaruka kubatwara nka nyuma y'amasaha aya abiri. barakubwiye bakubwira n'amasaha bagiye bafite ingendo zigenzura ko umugore wanjye afite umutekano usesuye. urumva ko rero mutari kubona abashyitsi ngo amakuru ntangerewe jamais du aho bakubwire kuva rero gafirita jya mu bashyitsi ntabwo namenye rwose ku cyumweru ndageze iwanjye nka saa tanu z'ijoro asanga umugore n'abana baryamye. none se ntabwo wigeze unamenya ko kwa mukecuru wawe babonye abashyitsi? ntacyo se rwose kandi mu bantu babakiriye no mu babaherekeje harimo umukobwa wawe. noneho wumva yuko atari bene wabo w'umugore Rutamba aherutse gukururira buso wabimenye. Rutambi Rutambi rwajoga mbego da Rutambi Nyarutambi cyane rwose. noneho se
uraseka iki rutambi murumuna wawe ni rutambi yaramuzanye da nuvuga gusa nanjye sindamubona nuko byumva nyine yarandakaniye ngo naramututse ubu njye nawe ntiducana uwaka imeze rwose rukera we imbavu zirateye ni ukuri kose sinarenze ko murumuna wawe yagira icyo gitekerezo yewe abantu bamwe hari n'abavugaga ngo isake yarasinziriye mye yamutebye ku butaka nanjye narabyumvaga ibyo ngibyo by'isake gusa simbiha agaciro kuko murumuna wanjye twarakuranye turaziranye ndetse rimwe na rimwe yakubitaga n'amababa nkabibona ariko ibyo bindi nabyo byaravugwaga urakoze cyane nubwo nsakeje nta gahunda mfite yo guseka nawe mva mbese njyewe ndashaka kumbwira igihe uzamera umugore wanjye amafaranga y'inkwano asigaye nkayatanga ya firita rero firita uteke firita ugwaye wabonye ko abakobwa muri hariya ndagira ko batoroshye noneho na rutambi wari ushyigikiye yabiyunzeho ndagira ngo wazirwaneho uze utware umugore wawe mutware neza umutware mujyane mungurire mu rugo narabikubwiye ko ntabyubukwe ariko nakwitegura n'abagabo nka bangahe dusanzwe dusangira inzoga n'izo nzoga zikaba zihari rero wowe n'umugore wawe mugaherekeza umukobwa nimugoroba mukamunzanira mye umugore wanjye ko atabikozwara uze ko ari wadi yaturutse ariko sha ni wowe waje kugera aho ngaho ukuntu twumviriza sinzi ko abantu b'abagabo bagira ubujaju babigeza abekese niko rushye ntekese wowe uratinyuka ukavuga ngo ngewe ni ikiremba ntasonisha ibyo bintu byakorewe wanarengana none se ko warongoye ukaba waragaragaje ko utari cyo ikibazo ufite ubundi se kutwumviriza yabitewe ndi nuko nzi ko wowe rukera urumva n'ubu uri mukuru wanjye nta muntu ukurimo uri kure ntusuzugure nta kikurimo uratega imitego umwana wawe ngo azagenda ijoro nk'aho ari igitego umwana wanjye si uzabyara uwawe nawe uzabyara reka nkubwire yemima umukobwa wacu ntabwo ari igitego joro gafe azagera ku manywa bamushagaye tumushyingire ku itegeko ryawe se uzibeshye rero ariko se ubundi wowe wibonye imbi ubundi mbese ukubaze ubundi wowe ushakira iki mu rugo wigeze ubuza gushaka uraba ubyara abana bashyingira uko ushaka kuki wivanga mu rugo rwawe nk'ibyo se nyine wivanga mu cyacu ibigabo by'inda bibi bitazigushishoza bimwe biraho biribwira ko byakoye umukobwa afite undakunda kandi yarafashije bokera inkwano zarumvikanywe kandi ibirori biraje bitaye mubireba mukanuya amaso ku musozi noneho rutambi wanyoye iki ngo rutambi nanyoye umva rutambi ibintu uzanye byo gutukana reka sohoka va none ahagana arakana amapasi rukera mukuru wanjye sigikuba umugabo wiyegera umugabo w'umuswa ukunda inzoga z'amafaranga kuri
rutabana yibyariye umugabo utazi agaciro k'umwana yitwa ko yabyaye ndakugaye kandi uzagayika bose babireba uzagayika kuko ibyo urimo ntibishobora kuguhira rutambi ndakurahiye rutambi ariko reka mubwire rero Rukera ndakumva iriya mwana rutambi yitaba se waba w'umukobwa nakoye mba nyipfashe gutya nkayizingazinga nkayikandagira ku ijosi ejo bagashyingura n'impapuro bwehorere dore uko kugenda byarabirana bwehorere yasize ahubwo harya twari tugeze mu bwanutse ngo ni umudege nakubwiraga ntuzamekere uwo mugore wanjye nyine muze nyine mu kagoroba naho uriya witereye mu mata nk'isazi yari atuvangiye kandi twari tugeze ku bintu byiza nakubwiraga ibyo kwitegura nawe ukamekera maze rero gabirita mwana wanjye uti mwana wawe ugeze umwana undusha icyumweru kimwe none se dore umwana wanjye sigiye kugushyingira umukobwa wanjye mbiba wamugane none rero amagambo utababwiye arankanze rwose ntabwo nzakwereka ukuntu tuzabigeza uriya mukobwa azizana iwawe nahagera ntukemura ibibazo byawe ntuzagire ikintu mbasa waje kwiryamira hano mu ruganiro se ntunamenyeshe ko wahageze ndagiye nditoza ko nzaharara ubukwe bwawe nubugira ntarabona inzu wanyirukanye se shaho nkambana ko naho nimukira bikingoye ariko rero wivuga ngo narakwirukanye ndagiye ni ukuri niba ushaka kuguma hano nta kibazo yemimaze ko ari inshuti yawe urumva rekera utangiye kuvuga ngo ni inshuti yanjye ejo bundi wajya ujya mu kazi umutima uhagaritse utekereza ko inshuti yawe iri butahe mbere maze ikabiganira n'indi nshuti yayo basize mu rugo kandi ibyo simba ishaka pe ibyo utekereza ni ibiki koko ndagiye burya abantu bapfa ubusajemo inshuti yanjye ntakubeshya agasimpangayikishijwe no kubera inzu kuko ubu tuvugana ntayibonye rwose namaze no kuriza amafaranga yo kuyishyura ndetse mu minsi mike rwose ndaba nimutse aha iki se kandi uretse no ko hagati yanjye nawe hazamo urwikekwe sinshaka kuzuza ubwisanzure n'umukobwa wakunze jabo cyangwa nawe hari ukuntu mva mukunda agashaho ukaba utinya kuburira jabo niba ushaka kumva akamvamo do umunwa wanjye ndawufunze ndawudadiye rwose nashyizeho ingufu oya gusa urabizi icyo nakubwiye kandi nasubiramo kuba warahisemo neza rwose byo ni urucabana ibyo simbishidikanya rwose ndagiye iyo mimi wamufatiranye akigera muri kaminuza avuye iwabo mu cyaro ariho yize amashuri abanza n'ayisumbuye ari umwana utuje utazi isi n'ibiyiberaho uretse ibyaberaga mu cyaro cy'iwabo yari umuturage koko maze uhita umutanga abatipe bose bari bamuteye ijisho nanjye ndimo ngira ngo nawe urabizi nari mbizi rega nari mbizi hanyuma rero jabo dore tega amatwi nkubwirire inshuti yanjye ndakumva rwose uriya mwana uzamurinde kubabara uzarinde umutima we rwose pe ngira ngo urabizi niwe muntu wa mbere yakunze nawe rero uzamukunde bimurenge sibyo ibyo nzabikora ndagiye kuri rwose ndabizi ko ari njye yakunze bwa mbere umukobwa nkunda rwose nkiri no mu bikomere bya renata wari umaze kuntera indobo n'akingongoro yo agatsindwa waretse kugarura renata mu buzima bwawe kuko jabo ko mbizi neza ko wabikize bikugoye cyangwa sha wumva ari agashashi kakinyenyeretsa mu mutima wawe irisubiza aho uri kuyendagiye habe namba wumva nkubwire ubu umutima wanjye n'ubwenge bwanjye ndetse nanjye ubwanjye turabaye imima niwe rukundo rwanjye imima naramwiyeguriye ubuzima bwanjye bwose kandi nzi ko nawe yansezeranyije ubwe kugeza imvi zibaye uruyenzi azaba ari njye akunda mwagize atya akarangiza urugendo rwo muri isi imbere y'undi cyangwa kirisita akaza gutwara itorero rye reba jaho reba uko mbaye kubera wowe reka turebe ushishura umeze ndage si wowe se amagambo uvuze rwose amuze ahantu jabo
ndakumva. Twabaye inshuti duhujwe n'ishuri ngira ngo urabyibuka. Ndabizi. Ariko buri umuvandimwe wanjye nkunda ku buryo ibyiza nkwifuriza ntayibara ngo mbirangize. Imana izaguha umugisha ungana n'umusenyi wo ku nyanja muvandimwe wanjye. Nawe izaguhe kandi ukwibuke guhuze n'umukobwa ukunda Ndagi. Ndashaka ko umwaka utaha mu kwezi nk'uku ntawe uzaba ufite umushinga nk'uwo mfite. Shaho se ko nabaye umugore w'akazi wa muvandimwe we. Ko gukorera abikorera ku giti cyabo bitaba byoroshye ugira ngo umwanya wo gutereta ndanawugira. Nyamara mu bakobwa ba bosi wawe njya mbona mukureba ijisho ryiza niba nawe utabibona. Hari icyo nyenze Ndagi mbwira we. Mbwira none ahangaha kuko narabyiboneye. Umushinzwe imari n'abakozi ko mbona hari ukuntu akoreba bitari gusa ubwo nta kantu karimo. Ariko rero ujabo nawe uri mubi. Mbwire nishime Ndagije we. Ishima se shaho. Uko inshuro nje kuhakureba narabibonye. Narabibonye ndabikeka. Ndangije ndabyifuza ariko nyine nkanga kuvuga ngo hato nakuremamo ibitekerezo utari ufite da. Nzabikubwira ku bukwe bwawe. Sha wambwiye Ndagi. Wambwiye koko. Wanjye arampamagaye sha. Ariko rero ni hahandi urabimbwira. Mwita yumva icyo akubwira. Aro. Yego rumuri rumurikira roho yanjye. Ko nakumva neza sheri. Tuzumbwire neza mbasha kukumva Yemi. Mwiki? Ngo bigenze bite? Se mubwo kuko uguwe majya he? Okay. Mbere ya byose banze tuze. Sibyo mukunzi? Ujyanye nande? Babikubwira uri mu rugo wenyine se? Oh la la. Tuza mukunzi. Umva ihangane sheri turavugana amenye uko bimeze. Ni ibiki we? Ni ibiki mani aho na amahoro? Ndagi. Ndakumva. Ngo nimero ataziramuhamagaye ngo mubwira ko saguye mu mwobo bacukuraga mu rugo rw'umuntu none arahuruye. Yababa we nakubwiye ngo stop wa mugabo siniwibeshye ngo unyegere. Soni. Mima se mima ni ibiki? Nukuri nubwo uri kumbuza kukwegera upfa kuba uri mu nzu yanjye. Inzu yawe nyirimo ariko nkugiriye inama wayikingura ngasohoka. Kingura se nyine. Unahamagara abantu banyambuye telefone yanjye bayinsubize mwitahire. Utaha se mukobwa mwiza ko ibi byose ureba ari ibyawe. Dore ziriya modoka ureba zose ni izawe. Nazo nkeneye. Inzu n'ibiyuzuye byose ni ibyawe. Nanjye njye ubwanjye Gafirita ndi uwawe. Uri uwanjye. Ubundi mwagiye musinda n'ibindi mukareka gusindana abantu. Ariko ubundi umuntu wamamagaye abeshya ngo data yituye mu mwobo nkaza tuvugana akanyiza nambwira ko ari wowe yaguyemo namara kwinjira nkasakirana n'ibisambo bikanyambura na telefone yanjye. Ari gitiye uwo mugome kandi ko numvaga ari umugore. Mima ndeba njye Gafirita ndi umugabo wawe. Ngo umugabo wande? Naragukoye njyewe natanze amafaranga yanjye. Wowe kwereye rero mushaka gusubiza amafaranga yawe mushaka none ahangaha kuko nakowe n'undi kandi mfite ubukwe vuba cyane. Ese ubundi waretse guteza impagarara mu rugo rwacu urahagarara kuri ayo madirishya ku muryango waje ukicara aya madive n'ayawe. Icara mada icara. Ngo maki? Madamu Gafirita Yemima. Gafiri mvana hiyo mikino yawe. Izo sinze ntitwazisangiye urumva kingura iki gihuru cyawe ngo n'inzu nigendere. Nukuri kw'Imana Yemima ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Nafashe icyemezo cyo kuzabana nawe kera cyane ukiri gato nkubona ubyiruka uri agakobwa keza maze uragenda uvamo inkumi nziza y'igitangaza. Inkumi yubatse neza inyuma hariya maze mu gituza Uwiteka ateramo utubuto twiza gutya. Winteri seseme muze kingura nitahire senye. Mvana izo njaba zawe. Umva ngero ntago ndi muzehe ndi umusore usobetse neza utabizi nje. Ariko mara kujye nibikiro. Yego nyagasete ambara wa mugabo we.
uyu mugabo ni muzimara ese ubwo urakuramo imyenda wumva nta soni ufite umva ariko baragenda umva urariko gafiri erega nta muntu uri hano nta muntu n'umwe ndekuye ni wowe nanjye nkoresha abakozi bataha uwaguhamagaye ni umugore unkorera n'umurenganya azi ko yakubwiye ukuri twamanuriye ikibuye kinini mu mwobo ndasakuza mubwira ko ari isukuye rekeraho ngaho gafiri rekeraho ntinyegere bitaba bibi cyese nyine kandi wakigabo sinzi icyo ushaka ariko genda kura gafiri genda kura jyawa wandakuye ariko mwana bayo munabare ariko sinabigeza n'inyegeza zigomba wana bawe aho genda none uri rugira urakinze bana nyagasani we uri rurakinze ariko si ibintu by'ibyuma byinshi byose birakinze bana bayo zirakinze nyine erega natwe turategura wari uzi ko ari wowe wenyine ureba filime ariko se wandetse wowe nari mbizi ko ushobora kumungira muri kimwe muri ibi byumba ukikingirana ngwino rero mu ruganiriro tuganire neza nk'umugore n'umugabo bagiye kubana bakajya kura gafiri ndakura se nyine ngenda kura gafiri ngenda kura kandi ahubwo buzira bwawe wakigabo urakutira iki wamwisarizi uranuka ngenda umugabo wawe umugabo wanjye shegewe narakuguse ngenda gukora miliyoni n'igice uwangerera ijana ku ijana nta soni ngenda kura gafiri nakubwiye ngo kuba hamwe kuba hamwe si igihe uzabwira wowe yahaye agusubiza kuko singushaka ariko si undi wenda kwirangurura urangurura nijyana hehe njya kandi ndakura kigabo ndakura yawe aho uyu muntu aragenda agakomeza yanjye yasigiye abana bawe koko ibindi bigiye umwami wanjye we ndakura gafiri ndagenda kura urabona ko mbejeje icyuya wakanuwe uriyambura ku neza cyangwa ngo ucire w'iyi myenda cyangwa kwiyamye ndakurisha ndakurase uri mwiza kuruta uko nakubona gutanyegereye wa mwana imana yarakuremye pepepepe mbega yanjye ndakwiyamye mvana izo njaba zawe wingora gafiri wingora gafiri to wande kuye ariko wandetse kubingi bungora bitende akoze wande akure uracurisha ti gafiri ya wande kuye gafiri witari curisha cyangwa urandumye ndamaze urandumye ni hahandi nawe umwongera kandi aya menyo ndiye ni nko kunyagaza ntacyo ntwahisha icyangombwa ni uko ngiye noneho kugususura nkumva ubwo bwari bwiza none ndakora gafirita ndakora cyane ndebe yuko ndakora cyane gafirita ndakora ibyo bintu hanura uzi ko bigura ndabandura se n'ibindi ndabihanura urinda umwuga urabona njyana sha erega ndi umuntu mwiza kandi ntababaza wakora mbega ukuntu ni igikorwa cyiza kugira wanditse nk'ifirika wanditse umugabo urashaka wigenda imyenda wayitsiriwe nawe kwihoreye ingofero kandi uwo mugabo wampaye amahoro ko yawe kujya wigishikaho ku mutima wawe ngo nurute gafirita gafirita igira yibura ahumekera ukabuza guhumeka gafirita gafirita urakwiga guhumeka gafirita wigara kuba ndakora se nyine genda kura ayiwe ni mu ntara we umeze foya wa mugabo yesu we ibi ni biki bibayeho we ni mu ntabare we ariko si nta muntu wantabara koko ni mu ntabare ni mu ntabare Radio
umufatanyabikorwa wizewe n'itubura. cyagihe ngarukamwaka cyageze nanone tubura yongeye kuguha amahirwe yo kuzabona umusaruro mwiza mu murima wawe ikugerezaho igihe inyongeramusaruro nziza, yaba imbuto, ifumbire, amatara y'imirasire, umurama w'imboga, imbuto y'ibirayi, amahema yo kwanikaho, imbabura za rondereza ndetse na telefone ngendanwa za tekino. Ibyo byose ubibona muri tubura. Muri tubura kandi uba ufite amahitamo yo kwishyura mu buryo bukunogeye. Utabashije kwishyura yose icyarimwe wishyura make make. Kanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 8 urwego ubashe kuvugana n'umukangurambaga ukwegereye ubundi wiyandikishe muri tubura. Niba udafite telefoni wajya ku biro by'akagari bikwegereye cyangwa ugahamagara telefoni itishyuzwa 2580 kugira ngo ubone andi makuru. Tubura, ibicuruzwa byiza, umusaruro mwiza. Umufatanyabikorwa wizewe n'itubura. Kiriziya ubwonko bwanjye buheta bwanjye bw'iraro gutupa ariko rihera. Ariko se kumenya usigaye izi nkonzi kaguma amaso waziretse ruke kirezi iyo uhamagara nk'uri kure singuye uramwegereye izi ubundi wowe ukubye amaso uruguri rwe ndabwo wumye n'umutima. neza telefone mpamagare mukuru wanjye mubaza aho akiri kizima uyu wo hasi n'inzoga mureke. Mukuru wawe bwihorere wibuhamagara rwose muha amahoro ahubwo wowe hera umamagarire yaya naye babona iso wayo urutambi umubwira uti ngororokera kwereka ku rutaguhe byeri wambwa kuki ruki aziyeza kukiza ngo iki umwana asohoke mu nzu saa 4 z'ijoro ngo agiye kwa se waba ajyanywe n'ibyo bitutsi byawe umwana udatumwa ni Rwanda wagiye se ukabimwitukira ko ari wowe umenyereye kugenda nijoro. mama wowe kuki udafite impungenge nk'izo mfite. mukuru wanjye twasize hano nimugoroba agaruka ntituhamusange akaba agejeje iki gihe ataragaruka hano ntibisanzwe pe. wowe ntacyo wumvamo. heze Kiriziya mukobwa wanjye rwose ubura nawe nzagushingira abakomeye abakire abanyamafaranga maze bagukwe miliyari. yewe yakuroze amafaranga ruki amafaranga y'iki miliyari yewe cyane urubuza rwakongera kuba za miliyoni nkazemera. ayo wariye nutayaruka uzashaka uwutuburira ndi ukizajya amafaranga menshi ndabyaye bakobwa banjye. telefone yanjye irasize hano se yari irimo ukagira imana ntumbwire ko nawe ubivuze mama cyangwa hari umujura winjiye muri iyi nzu nawe si yanjye irabuze yawe irabuze. habuze izo telefone ngiye kwa nyogokuru n'umugabo wankanga ariko ni ukuri ndumva umutima wanjye kubera ikizi rimwe ntasanzwe ageze ikigera ni mu gasozi atatubwiye. yari kutubwirira kuki se ko twembi twabuze telefoni zacu kezi ngewe ariko ndibuka ko tukigera hano telefoni yanjye nayifashije aha ku meza rwose. abantu bazanye papa bamurandase yasinze wabona aribo bazidutwaye kuko kuva basohoka hano n'ubwo iyanjye nayibuze. hari uwo nibukamo witwa Nyemazi w'umukarani ku idepo y'inzoga kwa Gatfirita. ubwo rero ko rari kubuva aho uretse de Gatfirita mu buvuye buhoro ni umukwe wawe aho byarangiye nako byujujwe ni umukwe wa nyawe. atari gusa Gatfirita yarakuroze papa. aha wabonye abakarani be bataza bamurandase n'ikazi ya byerisi bifite icyo bivuze. izo nzoga bazazikurutsa nkureba izo nzoga bazazikurutsa yari yacuye abantu batanga byeri muri aba batera
mama garuka iyo ni telefone ya emi imisoni sonoriya ndayizi neza neza rwose ni telefone ya emi wakisonera mu ipantaro yawe Ruki Rukera telefone ya emi yageze mu mufuka wawe ite zana telefone ya mukuru wanjye papa ntayizane rwose unasobanura aho wayikuye kuko izo sonorize n'indirimbo ahuriyeho na jabo mukuru zana iyo telefone mama kumureba gusa ntushake telefone ya mukuru wanjye nereza telefone mwana wanjye zana telefone yacu gira vuba zana senyora nereza iyo telefone hasi ni kugurira kizi yafata nakuhamagara yakuranye ko kumubwira badutabare durabona ugatatu ndabakwita neza ndabahamagara kwanye ko kukezi wabara telefone yaje ariko se kungundira cyane shiri ntabwo turi kuri polisi koko jabo ibyo ndabizi pe ariko ndumva ntakore kuko mfite ubwoba bwinshi cyane ihangane shiri uko mufite ndabwumva rwose sibyo byoroshye kandi unambaburiye ko ntasobanukiwe ko bakubeshye nibura ngo nkugire inama yo gushaka uwo mujyana ukitura mu bagambiriye kukugirira nabi ntabwo jabo tekereza kugambanirwa na data wambyaye akaba ariwe muntu umpamagarira gukorerwa amarorerwa shiri ihangane nawe azabiryozwa ngiye gufungwa burundu nziruse jabo ngiye kuzirika inyamaswa cyashatse kumfata ku ngo ariko se ninde wakubwiye ko yapfuye ntabwo byashoboka ko habaho jabo bahamuteruye intere umuvu w'amaraso utemba kandi amashusho ye ntamva mu maso yiyambura ishati n'ipantaro imbere yanjye nkabura wandeba kugeza n'uyu munota ngira ngo mfatanye ijisho nkamubona nyirukankana yambaye uko yavutse ihangane cyane mukunzi gafirita ari muri koma ntiyapfuye kandi nubwo yapfa si wowe waba umwishyuye yesu we si wowe waba umwishyuye waritabaraga jabo iyo mbona aho muhungira ntibyari kugera hariya ni mama y'imana ariko gusa ukuntu byagenze yari yamfungiranye yasize uruziga rumwe rwitwa saro aho bakubiramo kuko kiyambura imyenda nahise niruka umuryango wose nkozeho ngasanga urakinze ngaruka muri saro ntumva ntabona ariko ndi inyuma yambaye ubusa navuze induru aho kumva nkiyumva bose koko nari kubigenza na koko ubura sheri abamufashije kukubeshya ngo ujye iwe bose babafashe kandi bazagufasha gutanga amakuru y'ukuri ni mama y'imana bazanyumve bandekure kuko sinabikoze mbishaka muri ubutabera burahari umuntu yari aho bakubye neza neza maze nciraho imyenda numvise ndangiriyeho pe nuko nyine njyayo ntangira gufata ibikoresho byo mu nzu abimunagira ngo muhunge nitabara ngeze aho ngaho mfungira feri ku muryango ndatengurwa koko disi n'ubu uranatengurwa jabo yari yansindagiyeho rwa ruda rwe numva naniwe guhumeka neza neza atangiye kunkabaka iseseme imvanze n'umujinya n'agahinda bima imbaraga nuko ndamuhirika aradandabirana agonga akabati gateretseho televiziyo yagusha umutwe nako kamwiyubikaho rero byagenze mushiki wa ndagije yatubwiye kugira kwe ni hamana ibintu byamwituye hejuru byaramwangije cyane iwe nako niwe wizize nubwo nafungwa naba ndengana ubundi se umushiki wa ndagije abibabwiye ni umupolisi ntavuka wawe
avoka wanjye ariko rwose ese umudamu uvuye hano umwe mwaganiraga yandika uzi ko ari avoka wawe twahise tumwiyambaza ngo tuburanire ubwenge bwanjye ntibukora neza jabo sinakurenganya ntiworohewe nari nzi ko ari umugenzacyaha uri mu iperereza kuko kuva ntangira amaze kubazwa n'abantu benshi abagabo bakuze abasore abakobwa abo bose bari kunca imbere ese sheri nta n'umuganga w'ihungabana mwaganiriye yaraje hariho nagaruke nimugoroba humura rero witaweho kandi ntuzafungirwa ko witabaye sibyo napfa sinzafungwa se icya mbere yarakugambaniye akwinjiza mu rugo rwe hakoreshejwe ibinyoma n'iterabwoba none se uzagufunga we yumva ko uri kwemera akagukoresha ibyo ashaka ndabizi se sheri ubusa ubundi ko maze iminsi 3 yose hano nuko batumvise ko ndengana ubundi se papa wanjye wafungiye nawe ari hano kuri polisi batata we nabo wamfashije wowe ukabyara babarira umfashe wamuze na data mubaze icyo yungutse mu kungambanira uzi kuko ibindi byashakaga yashakaga ko twembi dufungwa tuzira agafirita koko ariko rero wikongera kurira sheri nukuri urarira nkababona ihangamisha iki kugatuma bambwira ngo ngende kandi ngishaka kugumana nawe utagahenda kenshi jabo ndabyumva data wambyaye angambanire wambeshye ngo guye mu mwobo n'umutwe sintekereza no kugira undi mbwira ibibaye ngo nibura tujyane niruka ubutareba inyuma ngwe mu maboko y'abagabo nka 6 bandoye mu nzu nk'itungo bagiye kubaga nisanga mu nzu na kiriya kigabo ngo ni gafirita koko ari data ungambaniye hejuru y'amafaranga ubusaza yarira muri gereza wagiye gufungirwa ibyaha bye n'ibyo yashakaga koko muri uyu mukino ak'umuhanda uhanda wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Rukera mwakiniwe na Tuyishime Jadofis Rutambi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Rugori Rwera mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Nyirimigisha mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Yemima mwakiniwe na Karangwa Liliane Kezia mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Jabo mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Gafirita mwakiniwe na Nitegeka Graciane uwabakiniye Ndagije ni Hirwa Eric Jovial umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza